inshuti zacu mumaze kumenyera kubana natwe kuri uru rubuga Baho Neza Family Academy, tubahaye ikaze muri iki gitondo, turabishimiye. Uyu munsi nanone dufite ingingo nziza ijyanye n'uburere bw'abana tugiye kuvugaho. Ingingo ni ijyanye n'igihe turimo muri iyi minsi, igihe turimo cyane cyane kireba umuryango, ni igihe cy'abana mu miryango, igihe abana bari mu biruhuko. Dushimiye buri wese rero uduteze amatwi, dushimiye buri wese utureba, tubahaye ikaze kugira ngo tuganire nanone. Igihe cy'ibiruhuko ni igihe cyiza, ni igihe abana benshi cyangwa bose baba baravuye mu mashuri, ko baba bamaze iminsi bajya kwiga, bari kumwe n'ababyeyi babo bagenda, bakajya bamwe mu ruhande rumwe bajya gukora, abandi bakaba mu ruhande bari ku ishuri, ugasanga bose barahurira imigoroba. Ariko ibiruhuko ni igihe cyiza cyane abana n'ababyeyi bahura kugira ngo baganire, nanone kandi bungurana ibitekerezo, ikindi bagira ibyo bigishanya, cyane cyane abana baba bakeneye kwiga utundi tuntu batize mu ishuri. Nubwo byaba byiza ko abana basubiramo bakaba bakwiga, bari no kugira ngo twongere tubiganireho. Ikiruhuko ni iki? Ikiruhuko ni igihe umwana akwiriye kuba ari hafi y'ababyeyi be, n'ababyeyi bakamuba hafi kugira ngo bongere bamenyane, bongere bagire utwo bigira hamwe, n'ibintu byiza cyane. Uyu munsi ikiganiro turashaka gushingira cyane cyane uburyo ababyeyi bakwiye gufasha abana kugira ngo ibiruhuko bibabere imfabusa. Kuko hari igihe usanga abana rwose, hari ubwo usanga benshi nk'abo mu mijyi bari kwirirwa kuri za televiziyo bareba ibintu bimwe bitari na byiza, cyangwa se mu gihe kitari cy'indwara y'ubu yateye, abana bakaba bagenda bakajya kwirirwa bazerera bajya ahantu nawe utaba uzi neza. Ubundi icyaba igitekerezo cyiza ni uko aho bishobotse, ndavuga bishobotse kuko ntabwo igihe cyose bishoboka, ari uko umubyeyi yajya agira igihe agahura n'umwana, mbese ari uko yasabye nka konji, yabona nawe ibiruhuko bigiye kugera agafata gahunda y'ikiruhuko kugira ngo nibura azabane n'abana icyo gihe. Ariko ntabwo igihe cyose bikunda, hari igihe konje zisabwa ntiziboneke kubera impamvu zitandukanye nyine z'akazi. Ariko niyo umubyeyi atabona konji, hari uburyo yakora kugira ngo afashe abana bari mu biruhuko. Uyu munsi rero tureka turebere hamwe utuntu umwana yafashwamo ari mu rugo kugira ngo ibiruhuko bye bizamugendekere neza, abyungukiremo n'ibindi bintu wenda atize mu ishuri, kandi n'ababyeyi be babigizemo uruhare. Murabizi ko ubundi umwana watangiye kwiga uturimo yikorera aba n'umwana uzagira akamaro, uzakigira cyangwa akagirira n'abandi, akakagirira n'umuryango w'abantu atuyemo, iyo yatangiye kwiga gukora hakiri kare. Ni byiza rero ko umwana amenyerezwa kwiga gukora hakiri kare. Ni ibintu byiza kuko uko tugenda dutera imbere mu majyambere, abantu dufite badufasha mu ngo zacu, ntabwo abana ejo dufite bazaba babafite. Twebwe tugira amahirwe wenda ariko navuga, ariko bo wenda ayo mahirwe ntabwo bazayagira. Biradukwiriye rero ko tubafasha hakiri kare kugira ngo tubamenyereze kwiga gukora, twaba utuntu duto dukoreshejwe amaboko cyangwa n'ibindi twabigisha. Mu bushize twavugaga ibyerekeranye n'indangagaciro, ariyo byo twise imirire y'imbere y'umuntu w'imbere, ariko noneho reka twige icyo umuntu yakwigisha umwana yakoresha amaboko kugira ngo nibura atangire gukunda umurimo. Umwana rero burya atangira gukunda umurimo akiri mutoya. Impamvu ni iyihe? Ni uko uyu mubyeyi yatinze kwigisha umwana, ujya kubona ugasanga umwana yamaze gukura, atangiye nawe kugira gahunda ze, atangiye kugira nawe ibyo ahugiraho. Wamubwira uti ngwino twige ibi, ngwino dukora ibi, ugasanga uriho uramugora, kandi koko biba ari byo. Aranakubwira ati rwose uriho urangora, nanjye mfite gahunda zanjye, hari napanze ibi n'ibi. Rero abana bigishwa gukora bakiri batoya. Reka turebere hamwe rero ukuntu twabigenza. Ushobora kuba ufite uburyo nawe ubigenza cyangwa uburyo wabikoze, ni ukuganira nyine kugira ngo duhuze ibitekerezo. Ubundi abana bose bari mu rugo, yabona ka kandi gatoya, utangira kubigisha uturimo bakiri batoya, kuko icyo gihe baba babibona nk'umukino. Batangira ari bukeya
bakazageraho bikavamo ibintu byo gukora ibintu bikomeye, ariko baratangira ari batoya. Ushobora rero kuvuga uti uyu munsi uko ari mu kiruhuko ukicara ukabaganiriza ukavuga uti ejo kare tuzatangira gukora utuntu n'utu, tuzagira gahunda, wenda ukaba wabaza utese murashaka ubwo urashaka kwiga iki, ubwo urashaka kuzava mu kiruhuko umenya gukora iki, nawe ukaba ufite ibintu byawe wateguye. Ni byiza rero kuvuga uti wenda muri iki cyumweru mukira nk'icyumweru mukavuga muti iki cyumweru tuziga gukora ibi, iki cyumweru tuziga gukora ibi n'ibi, ku buryo ikiruhuko kizarangira uvuga uti umwana mukuru yamenye ibi, umutoya azi gukurikira abandi nawe akagira utuntu akora. Mu bintu rero dukunda kwigisha abana mu rugo, utuntu dutoya tuno tuvuga harimo guteka, ariko abatoya barakurikira ariko si bo bateka, kuko abatoya bo hari ibyo batarakurikira. Ariko umutoya ushobora kumwigisha ukuntu boza ikiyiko, ushobora kumwigisha ukuntu boza umuneke agiye kuwurya, ushobora kumwigisha ukuntu baborosa amenyo, koza amenyo. Ni byinshi. Ariko noneho atangiye kuba bakuru, abarenze imyaka 5, 6 kuzamura, naho utangira kubigisha kumesa utwenda twe, ukamwereka ukuntu babanza gutoranya imyenda ifite irangi n'itarimo irangi, ukamwereka ukuntu bayinika mu isabune, ukuntu bavuguta, ahakunda kwandura bavuguta cyane, uburyo bavana imyenda mu mazi ya mbere yandi bagashyira mu yandi, kwanika n'ibindi. Ushobora kwiga gutera ipasi abakuru bamaze kumenya gukoresha amashanyarazi, ukabigisha uburyo batera ipasi imyenda yabo bakaba bayitera. Ushobora kubigisha uburyo basasa igitanda, uburyo bashobora gukoropa, n'imirimo yo mu gikoni, koza byombo, n'utuntu two guteka dusanzwe. Rero iyo utangirana dutoya, uko umwana agenda abikunda, ukagira ibintu ugenda ugeraho. Nabonye ko abana iyo ubishyizemo imbaraga bakagenda bakunda ibyo ugenda ubigisha, iyo abimenye nawe ubona bimushimishije. Muri bamwe hari ubwo bamwe babitangira babikunze, hakaba n'abandi utangira uri gukurura batabikunda. Ariko uko ugenda ubikora, uko ugenda wongeramo imbaraga, uko ubigira buri gihe, usanga bagenda babikunda. Nabonye ko ari byiza cyane ko umwana akwiye kurangiza nibura amashuri ya primaire amaze kumenya kwisasira, azi kumesa imyenda ye, ashobora no kuyitera ipasi birashoboka. Hari utuntu duto yatangiye kumenya guteka, ibyo ngibyo birashoboka rwose, kuko biterwa na gahunda mwafashe. Umwana akamenya kwiterera igipesu, nibura igipesu. Uzi kubona ushobora kubona umuntu mukuru, umukobwa w'inkumi, umusore, akaba atazi gutera igipesu, akajyana igipesu kumutera, ibona hari abavuga ko ntacyo byaba bitwaye, ariko ubundi igipesu si ikintu umuntu akwiye kujyana guteza ahantu batanga amafaranga. Ayo mafaranga yayasevinga, yayazigama nk'uko bavuga. Gutera igipesu ni ikintu numva gisanzwe cyane. Ikindi, hari ibintu ushobora kwigisha umwana bijyanye n'imico, imibereho ya buri munsi. Umwana niba amaze kurya, mwigisha ko aterura isahane akayijyana aho baza kuzoza, nibura icyo yaririyeho akamenya guhanagura aho yaririye, kugira ngo afashe na wa wundi dufite mu rugo udufasha imirimo. Niyo nta umwana mukuru utegerejwe ugomba gukorerwa byose. Yige gukora utuntu dutoya, yige kumenya gufashanya, yige kumenya gufasha abari mu rugo, yige kumenya ko iki ngiki kimureba. Ni ngombwa kandi biba byiza. Umubyeyi rero ibyo ngibyo yabikora, akora atabonye konje yabikora, kuko ashobora gufata gahunda nk'uko twari tuvuze, akavuga ati abana tuganire tumenye ngo iki cyumweru ese tuziga gutera igipesu. Ugasiga uvuze uti kanaka wowe uraza gukora iki, urasasa, nawe uraza gukora iki. Hari ikintu kimwe mwigiye hamwe, bagasigara bagikora, noneho waza gutaha ukaza kubaza niba babikoze. Hari n'ubundi buryo ushobora gukoresha umaze kubona hari ibintu wagiye ubigisha bitandukanye, kubigisha gusigara bafasha bo mu rugo. Ntabwo wabuza wa mwanya wawo wo kuruhuka no gukoresha umwanya wawe uko wabishaka. Ushaka kureba televiziyo yayireba, ni ngombwa, ni na byiza, ariko ukagira gahunda y'ibintu wabahaye baza gufasha mu rugo. Ntabwo ari byiza kubona abana bari mu rugo umuntu umwe akaba ari uvunika kandi bahari, ntabwo biba birebeka neza, kandi nta nubwo uba uriho ubafasha. Ni byiza rero gufata gahunda, ugafata nk'urupapuro ukandika, ukavuga uti kanaka wowe urakora iki ukivana aha ukigeza, kanaka nawe urakora iki ukivana aha ukigeza. Ibyo bintu buri wese wo mu rugo uko wamusigiye, buri mwana akabaza icyo ari bukore igihe mama yagiye ku kazi. Ni ngombwa rero ko none niyo utashye uza kureba ukavuga ati se bya bindi nasize mwabikoze, uwabikoze ninde, utabikoze ninde,
aho wagize ikibazo ni hehe, ninde utabikoze. Icyo gihe wabikoze neza ukamushimira, n'utabikoze neza ukamuganiriza, ukamubwira impamvu ari byiza ko abana bafasha ababyeyi, impamvu ko ari ngombwa abana bafasha mu rugo, kuko ni umuco mwiza kandi ni ku nyungu zabo. Ikindi ushobora babikoze neza, ushobora kubashimira, ukagira ikintu ukora ukavuga uti kubera ko ibi mwabikoze rwose nanjye ndabakorera iki n'iki n'iki, nacyo kiba cyiza. Ariko burya ishimwe rya mbere, ukuntu bo bishima kubona niba atarazi gutera igipesu akazajya gutangira ishuri yamaze kumenya gutera igipesu, kubona atarazi gutera ipasi akaba noneho ashobora kwiterera ipasi, akaba yatera na barumuna be cyangwa na bakuru be, yewe yanaterera na mama ipasi. Ni ikintu gikomeye umwana, intambwe umwana aba yakoze, ni ikintu cy'ingenzi umwana aba yakoze. Mu byo twavugaga rero byo kuganira ntabwo ari bikeya, ariko kuri ibyo twavugaga byo gufasha abana ibyerekeranye n'imirimo yo mu rugo, birushaho kugira imbaraga no kuba byiza iyo umubyeyi wabo ahari, akaba ari ubajya imbere agakora, bagakorana. Ntabwo kubabwiza amagambo gusa ngo muze kugenda nsange mwakoze biriya, mwakoze na biriya, kuki utakoze biriya, atarabona na rimwe ubikora. Urugero, niba ari uguteka, ese yari yabona mama ajya mu gikoni agateka? Ese ntabwo ari byiza ubundi ko yego umukozi wo mu rugo abigije guteka ntabwo ari bibi, nabyo ni byiza, ariko intambwe ya mbere bakwiye kuba bari kumwe n'umubyeyi wabo kugira ngo babone umubyeyi wabo abikora, kuko burya ni byiza kuvuga nawe ibyo ukora. Iyo uvuga ibyo ukora abana babyumva neza kandi bakabyakira vuba. Biragusaba rero ko yenda hagati mu cyumweru utabonye umwanya wasize iyo gahunda, uvuga uti noneho muri weekend nzaba ndi kumwe namwe, tuzakorana, tuzateka iki n'iki n'iki. Sange mwana binshakashakiye, bashobora no kujya kuri internet guteka, bisigaye ari ibintu byoroshye, uragenda ukajya kuri YouTube ukareba uko bateka, nawe ugateka. Ntabwo ari ibintu bigoye, bisaba gusa ko ubikunda kandi ko ubishyira mu bikorwa. Noneho mukajya hamwe, ibi bintu byiza cyane iyo muri kumwe n'abana mukora ikintu runaka. Niba twavuze guteka, mushobora no kujya gukora jardin, mushobora no gusoroma imboga, mushobora no kuhira imbuto, n'ibintu byinshi mushobora gukora. Ariko abana bakaba bazi ko mu biruhuko atari umunsi wo kuryama ngo ahere mu gitondo aryamye, ageze nimugoroba azasubire ku ishuri ameze gutyo. Ikindi, uko mukora mugenda muganira, ugenda wumva udukuru, ugenda wumva umwana wawe uko atekereza, ugenda wumva ibintu yungutse, ugenda wumva n'ibindi bitari byiza biri muri we, kuko hano umwanya mwiza wo gukosora. Cyane cyane abana bacu biga kure, baba muri za interna, iyo batashye usanga yarumutse ibintu byinshi, hari n'ibindi bindi akubwira wumva bitari bikwiriye, ukagenda ari ubona umwanya wo gukosora, ugenda umenya umwana uko agenda, ariko ubimenya muri kumwe, uko muganira mukora, uko ugenda ubona ibintu, ugenda umenya uko ugenda ukosora, hari intege nke n'ahari imbaraga, ukagenda umenya umwana ufite na talent, ufite impano zo gukora utuntu, ukagenda ubibona. Rero ni byiza ko kumenyereza abana gukora, uba uriho ubamenyereza kuzirwanaho mu buzima bwabo buri imbere. Ikindi, uba uriho utuma ibiruhuko bibiruhuko byiza, bibiruhuko birimo kwiga, bitabiruhuko byo kumva abana ari nk'umutwaro birirwa bagora aho basigiye mu rugo imirimo. Buriya iyo ufite abana bafasha n'abakozi bo mu rugo, n'abakozi bo mu rugo barabikunda, kandi koko nibyo. Niba uvuze uti umukozi uraza gukora ibi n'ibi n'ibi, ukabwira umwana uti wowe noneho niwe uza gukoropa muri salo, niwe uza kunkorera icyumba, kuko n'ubundi abakozi bacu ntabwo bajya mu byumba byacu, nawe ukaba urutse umwana akagufasha gukora icyumba kuko wabimwigishije, aragufasha kumesera imyenda kuko niba bimwigisha abikora neza cyane kuko afite umwanya wose. Ibyo bintu ni ibintu byiza kandi bigira gahunda. Numvaga nashima cyane ababyeyi babikora, ni byiza. Birashoboka ko wenda n'ababyeyi batabikora, ariko icy'ingenzi ni uko muri ibi biruhuko dufite tureka abana tubigishe gukora, tubategurire iminsi y'ejo hazaza. Iminsi iri imbere ubwo bizaba bigoye kubona abakozi bazaba bahembwa imishahara iruta iyo abantu bariho bahembwa uyu munsi. Ni byiza rero ko ibyo ashobora gukora yabyikorera, ibyo adashobora gukora akaba yasaba uwamufasha, nibyo ni byiza. Ariko cyane cyane ubwo bari mu biruhuko, tubareke badufashe bige, kandi barabikunze, bakiri bato barabikunda. N'aka kandi gatoya ukereka kakagendana n'abandi, kagakora ibyo gashoboye,
byumvikana ko karinda ko kaba kakomereka cyangwa gakora ibitajyanye byatuma kagira ingorane, ariko abakuru bo bakwiye kubibamo rwose bagakora, ariko cyane cyane bakora bari kumwe n'abantu bakuru kugira ngo baberekere. Babyeyi rero turabashimiye cyane, cyari ikiganiro cyerekeranye n'uburyo twafata abana mu biruhuko, uburyo twabafasha tutagamije kubabuza kuruhuka cyangwa ngo tubabuze kureba ibyo bakunze, ahubwo tukagira gahunda yo kuvuga ngo arahera mu gitondo akora iki, akore n'iki, kubera ko aribyo twamwigishije byiza. Turashaka ko abana bacu bamenya kwikorera, turashaka ko abana bacu badasekwa ngo n'abana bari aho gusa, ariko bakagira icyo bimarira bitegura n'ejo hazaza habo. Turabashimiye rero, ndabizi yuko mutangiye kutumenyera, ariko niba uri ubwa mbere urebye iki kiganiro ukore subscribe cyangwa sabone kugira ngo ujye ubona n'ibindi biganiro bikurikiraho, ariko wamaze kubikora ntiyongere kubikora ibyo yakoze bwa mbere birahagije. Murakoze cyane, mugire umunezero mu miryango yanyu, abana bacu tubafate neza, abana bacu tubigishe bazabemo abasore, abagabo n'inkumi ndetse n'abagore bahamye. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.